umukristo wese, umuntu wemera Kristo wese ubu butumwa nzanye buramureba. Ariko umuntu ashobora kuba mu bukwe atari umutumirwa akavumba, umusilamu we ntiyemereye kubwumva. Kubwanjye mbona hari benshi bakwiriye kubyihana, bakihana ko baba mu kinyoma, babeshya Imana kugeza ubu ngubu bakaba barayibeshye. Ntabwo nje kugaragaza ko ndi umukiranutsi, ahubwo impamvu ushobora kumva ndi umuhanga mu kubivuga nuko nanjye ndi mu bo byananiye. Ahubwo nje kuvuga ngo twakora iki, tumanika amaboko. Nje nari ndi mu masengesho rimwe, ni ibyo byambayeho, turi ahantu hafi hariya rwose, wowe uranahazi. Icyo gihe gusenga ntabwo byari byemewe ko musakuza, sinzi ukuntu urusaku rwaducitse. Tugiye tubona abapolisi bazanye pandagare irimo abapolisi bagombaga kuza, niryo ryari itegeko, bakaza gutwara abateje urusaku. Abantu bakibona polisi, twari turi mu masengesho, nabonye amakoti ari kurenga, basimbuka bacaho mu miryango basesera, twasigaye turi abantu bake cyane. Umuntu amanika amaboko ku kintu yagerageje igihe kinini, harageze koko ntako abantu, urabona ko ntako abantu batagize ku buryo bamanika amaboko bakavuga bati ntako tutagize, kubera ko ntafite ikoranabuhanga ry'Imana rishobora kureba babishoboye. None Gaburiyeli, aho mfite impungenge ko ubuzima abantu babaye mu imyaka myinshi kandi bariyakiriye, baritekenya, bariyakira uko bumeze uko ariko kose, waba ugiye kubasaba kubuhindura kandi batari bubishobore. Bo abatarabishobora barasa n'abagumye mu kinyoma cyabo, kuko bemeye ibyo batazashobora. Umuntu buriya wabimenya neza nko ku cyumweru uzindutse ugacunga amateraniro arimbanyije, washyizeho hariho umwigisha mwiza ushyushya abantu bameze neza, akabumvisha ubwiza bwa Yesu, ukabumvisha tuzajya mu ijuru kureba bariyo, noneho ukazana usiba intare, uzazane nk'ibibwa bitatu, bimwe bya bindi by'abakire byiza binini, kavuga uti ninde muntu wemera kuzira Kristo aha ngaha, ngo aze umuntu wemera kuzira Kristo turamushumuririza imbwa zimaze iminsi zitabona inyama zimurye, yemera uwo mwami we apfe kubw'umwami we. Sinzi niba hari uwaboneka, ariko icyo mpamya nuko amakote wabona arenga, benshi basohowe nuko ari ibibwa gusa atari intare. Umugisha n'amahoro biva ku Mana n'ibibane namwe nshuti zacu tubana umunsi ku munsi mu ijambo ry'Imana. Mbasuhuje mbifuriza ibihe byiza, kugubwa neza. Nagira ndi mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umugambi Imana ni mwiza kuri twebwe, urakomeje, kandi uko bukeye nuko bwije mujye mushima Imana ko ibabeshejeho. Nitwa Misago Alfredi, nkuko bisanzwe ni inshuti yanyu, ndi umubwiriza butumwa bwiza, nigisha ijambo ry'Imana, mfasha abantu mu buryo butandukanye bw'impuguro, cyane ku kigendanye n'iyobokamana. Uyu mwanya rero ndi hano nkubakirira umukozi w'Imana umaze kubana natwe mu bihe bitandukanye, kandi akagenda dusigiye isezerano ry'uko azagaruka. Ubu rero yagarutse kugira ngo yongere kandi adufashe tuganire ku byiringiro byacu ndetse no ku buzima tubamo bwa buri munsi. Reka rero mwakire kugira ngo yongere abasuhuze. Komera cyane. Komera. Dusuhuje n'abadukurikiye. Imana nibaha umugisha. N'ubundi nk'uko bisanzwe, n'ubundi nongeye nagarutse nje kubaganirira. Hari abantu tuba tubanye ari ubwa mbere, kuko duhora tugira abashyitsi cyangwa se abantu badukunda badufurowinga ari bashya. Wababwira amazina yawe? Nk'uko n'ubundi nivuze na mbere, nitwa Ndagijimana Gaburiyeli. Ndagijimana Gaburiyeli, uri umugabo? Ndi umugabo, kandi nk'uko nabivuze nitwa Ndagijimana Gaburiyeli, intumwa y'Imana. Ndi umugabo, mfite umugore n'abana. Aha, nabonye ugira ibintu byinshi byo kudufasha, niyo mpamvu ntagishaka kukuvugisha amagambo menshi. Reka nguhe umwanya usenga Imana twinjire mu kiganiro. Urakoze cyane Mana, turagushimiye kuko ugiye kubana natwe, ukadufasha nk'uko wadufashije n'ubundi amasaha yatambutse, mu izina rya Yesu, amen.
Imana ni guha umugisha. Uyu munsi wateguye kutuganiriza kuki? Uyu munsi nk'uko nababwiye ko nza gutanga umusanzu wanjye, n'ubundi nje gutanga umusanzu ku bijyanye n'ikiganiro nari nababwiye cyitwa ibintu abantu bemeye, indahiro abantu bemeye zikaba zarababereye ikinyoma, cyangwa ikinyoma kiri mu bantu b'abakristo, akagozi bishyizemwo batabizi, kugeza ubu bakaba badashobora kuba babwira Imana ngo Mana tubabarire, twemeye ibintu tutashobora. Nicyo nje kugira ngo tuganireho, turebe ni ibiki abantu bemeye ubu bibabereye ikinyoma, ni ibiki abantu bishyizemo akagozi batabizi, ni ibiki bari kwitondera, ni ibiki bakwiye kwitondera. Nicyo tugiye kurebaho. None mu gihe babyemeraga ntabwo babonaga ko ari ukuri? Babonaga ari ukuri, ariko bamwe babyemereye mu kigare, abandi babyemera bari mu mbaraga, uko bagenda urugendo ko rubananira, uko rubagora, imbaraga zigenda zishira, bamwe birabananira kugeza ubu umubare nyamwinshi byarawunaniye, kandi ntibazi ko ahari indahiro bakoze. Iyo umuntu ibintu bimunaniye se ntabwo yemerewe kumanika amaboko ko atsinzwe? Ubundi icyo nicyo kinakwiriye, kumanika amaboko imbere y'Imana biremewe, ndetse n'imbere y'abandi. Burya iyo umuntu akurushije amaboko ukamanika amaboko ukaba ati ndemeye rwose, nta ibisimba ishoboye, bamenye uko bagufasha. N'Imana rero birakwiriye ngo imenye igutware mu kuri kwawe kukuvuye ku mutima. Nibyo nababwiye ngo muri uyu mwaka dukwiye gufata ingamba, tukagenda tuzi iyo tujya, tukagenda tuzi uwo dusanga n'uwo dukorera. Nicyo rero ngira ngo tuganireho, ntari bunatinde, ntabwo ngishaka kubasomera amagambo menshi uyu munsi rwose, nta nubwo ndi bujye mu bitabo cyane ngo mbasomere, ahubwo tugiye kureba ku ndirimbo ya 200, indirimbo ya Desa. Ubwo ni mu gitabo cy'indirimbo rwose mu gushimisha, ziririmbwa n'abarokore. Abarokore, abantu. Ubu butumwa nzanye ntabwo bureba abasilamu, ubu butumwa nzanye by'umwihariko, nzanye ubutumwa bw'umwihariko budashobora nubwo abakristo, ntibureba abasilamu. Niba utari umusilamu ibi birakureba, niba uri umukristo, siritu muri aya matorero atari yemera Kristo, umukristo wese, umuntu wemera Kristo wese, ubu butumwa nzanye buramureba. Ariko umuntu ashobora kuba mu bukwe atari umutumirwa akavumba, umusilamu we ntiyemereye kubwumva? Yemerewe kubwumva, kuko ni uburenganzira bwe. Narindi ko iyo turi kuvugira kuri ibi bitangazamakuru tuba turi kubwira isi yose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abariho none n'abazavuka, bareba iki gitangazamakuru. Rero mbinginge bene data, nshuti zanjye, tujye inama. Ndashaka ngo tujye inama, kuko hari nanjye nashatse ko impamvu mubona nkataje kubaha ibiganiro, kubaganiriza, ni ukugira ngo bya bindi nababwiye ngo iyo umuntu akina n'inshuti, iyo mukina n'inshuti mugenda mukina mwerekanana aho ibyobo biri, aho imyobo biri, ushobora kuvunika, ushobora gutsikiramwo, ukagenda mbese muhana ibitekerezo, muberana amaso. Umusanzu wanjye rero nanjye nuwo kugira ngo nkubwire, umenye ibintu wizeye ibyo ari byo, umenye ibyo wemera ibyo ari byo, ejo ibyiringiro byawe bitazagukoza isoni, kandi mu by'ukuri uzi yuko wemeye ibintu. Hari ibintu nabonye ku bwanjye mbona hari benshi bakwiriye kubyihana,
bakihana ko baba mu kinyoma babeshye Imana kugeza ubu ngubu bakaba barayibeshye. Ntabwo nje kugaragaza ko ndi umukiranutsi, ahubwo impamvu ushobora kumva ndi umuhanga mu kubivuga nuko nanjye ndi mu bo byananiye. Ahubwo nje kuvuga ngo twakora iki? Tumanika amaboko. Manika amaboko turebe rero mu ndirimbo ya Desa, indirimbo ya 200 mu zo gushimisha. Iravuga ngo umwamagabye ingabo ze. Iyi ndirimbo iravuga ngo umwamagabye ingabo ze kurwana n'ibyaha. Irakomeza ngo umugaba n'umwana we intwari ye ninde. Hano icya kabiri kiravuga ngo wikorere umusaraba ugendane nawe, ngo mufatanye n'imibabaro nuko uba intwari ye. Gatatu ibikwereka uko Stefano bamuteye amabuye ngo kubw'uwo mwami we ngo yasabiraga abanzi be ubwo bamwicaga. Icya kane kiravuga ngo ubwo yaragihagaze yabaye intwari ye, bamwicishije amabuye areba mu ijuru. Noneho 5 ngo batwikwaga mu muriro baranabambwaga. Aha mu buhumva izo ntwari, iyi ni indirimbo y'amateka ikwiye kubahwa. Batwikwaga mu muriro baranabambwaga. Dukurikize urwo rugero rwiza bagize bate baduhaye. Dukurikize urwo rugero rwiza baduhaye. 6 bajugunyirwaga intare zikabatanyura, babicishaga n'inkota. Intwari za Yesu ni intwari za Yesu. None izo ntwari za Yesu zageze mu ijuru, dore zigose intebe ye ziramusingiza. Icya 8 ari cyo cya nyuma kiravuga ngo baciye mu mibabaro bazamukirayo. Umva indahiraho iri n'isinya, mwami dufashe natwe ngo ducaho baciye. Yego, barabisaba abantu ni mubanze mwumve, abantu bumvishe iyi ndirimbo. Wenda sinayiririmbye ariko twanayiririmba. Ariko iyi ndirimbo ni ya 200. Umwamagabye ingabo ze, uzayiririmbe nuko igenda. Ariko iyi ndirimbo ni y'intwari, ikwiye kuririmbwa n'abantu bafashe icyemezo. Iba mu gitabo cyacu kandi turayiririmba. Nayiririmbye inshuro irenze izo ntabara. Ariko ntabwo nari nzi ibyari byo. Rero muvandimwe, nawe ushobora kuba warabaye nkanjye. Ariko naje gusesengura. Umuhanzi umwe niwe wavuze ngo kera nkiri muto ngo mfite ababyeyi banjye bambwiraga ko urumuri rubonesha, ngo nanjye nkabisuzugura ngo ibyo ntawe utabizi. Ngo ariko aho mariye gukura ngo nasanze ntabyo narinzi. Ngo burya iyo umuntu iyo atabaye mu mwijima ntashobora kumenya agaciro k'urumuri. Ushobora kutabyumva neza, ariko mbabarire ubyumve, urebe ko nta kintu ukwiye gusabaho Imana imbabazi mu ndahiro warahiye ku mpamvu zikurikira. Intwari za Yesu, iyi ni indirimbo dukwiye gusoma tukayigira amateka, bikaduha n'umwanya wo kujya dutekereza umunsi wo kwibuka intwari za Yesu. Birababaje kumva nta munsi uba mu itorero wo kwibuka intwari za Yesu. Bishe gutya kubera ibitwirirwa twigaraguramwo, dutonganiramwo, tubyibuhiramwo, turiramwo. Hari ababikobokeye kugeza ku rwego rw'uko babambwe, kugeza ku rwego rw'uko bajugunyiwe intare. Ariko uraje uririmbye ko ngo baciye mu mibabaro bakazamukirayo, wongeyeho ngo Mana dufashe natwe ngo duce aho baciye. Izi ntwari za Yesu wumvishe zaraciye hari kwasiteri zagiyemo, wumvishe hari viza bahabwaga, wumvishe hari indege buriye. Ni mu mibabaro, ni mu nkoni. Hari abo bagiye bakubita bakabashishura uruhu ari bazima, bakabasiga umunyu bagapfa bumva, kugira ngo ubutumwa butugereho, bagapfira ubutumwa. Ngo
bamwe iyo babonaga abandi babataye babajugunyiye intare ngo buzuraga umwuka wera kugeza ku rwego rw'uko bashoboraga guhita nabo babasangayo zikabatanyura. Hari akavidewo nigeze kubona banyujijeho numva ngize ubwoba rwose. None rero mwene data, ko warahiye ko uzacaho izi ntwari zaciye, uburwayi iyo buje uritotomba. Ubu ngubu Imana yadushyiriyemo poromosiyo ntitukibambwa. Uravuga ubutumwa ndetse n'ubu ndi kubuvuga, nakagombye kuba bankura hano bavuga ati garuka uvuga ibintu tubonye wavugiye ku gitangazamakuru uri kwamamaza uriya mugabo, none ntibigishoboka. Ariko ni indwara ndiganyira. Ese ubwo wowe abantu bitenze ko bazasanga ngo Stefano mu ijuru tuzabona batubanjirije, nibyo, ariko wishaka kuvuga ngo njyewe nzamera nka Danieli bamushyize mu rwobo yemera kujyayo. Aba bantu impamvu mbabwira yuko hari abantu bakwiye kwihana ibi bintu bakavuga ngo Mana tubabarire kuko turi abanyantege nke, mwemere ko turiho kubw'ubuntu tutariho kubera ko twabishoboye. Kristo wenyine niwe watumye aya masezerano atadukoraho, kuko ntiwakabaye warazinguye umuzingo w'igitabo ukaririmba ngo Mana umfashe ngo nce nkaho baciye. None ubu uri kubona utubazo two kurwara tugukure ku Mana, ubukene bugukure ku Mana. Ngira indirimbo njya ndirimba, iyo nahereyeho nayo irimwo iravuga ngo niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko noneho aho muri Habakuki n'ubundi niho nayikuye, haravuga ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni inzara? ngo naho imitini itatoha inzabibu ntizere, inzara iyikuriye ko wihakana Yesu barakubambye. Iyo upfushije ko wihakana Yesu baba bagukuyeho uruhu. Iyo ibigeragezo bije ubukene buje ko uhita wumva Imana warandetse ntukinyumva, ubundi Imana ndabona kuyikorera bigoye. Wowe ntubambwa, wowe nta mibabaro uri gucamo kandi warabisinyiye. Ibyo kontara wasinyiye n'iyi mibabaro. Ukwiye guhindura kontara, ukwiye gusaba Imana ukayibwira ngo iyi kontara nasinye sinayishobora. Iyi kontara nasinye ntabwo nshobora kuyishobora. None Gaburiyeli, aho mfite impungenge ko ubuzima abantu babayemo imyaka myinshi kandi bariyakiriye, baritekenya, bariyakira uko bumeze uko ariko kose, waba ugiye kubasaba kubuhindura kandi batari bubishobore? Abatarabishobora barasa n'abagumye mu kinyoma cyabo kuko bemeye ibyo batazashobora. Iyo ndebye nanjye nihereyeho, umuntu aragutuka gusa rukambikana, ntabwo agukubise, nta ntaragutereye. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe ntidufite ubushobozi bwo kwihangana umuntu yatuvuze gusa, kukuvuga umuriro uraka. Ugasanga ku macano abantu batukanye bakajya no ku bitangazamakuru bagatukana. Bamwe ari abakozi b'Imana, abiyitana ko abakozi b'Imana, kuko bigaragaza ko hari abantu biyita abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana. Umuntu yakuvuze unaniwe kwihangana, umuntu yagusitayeho unaniwe kwihangana, umuriro ukaka. Ariko abangaba, izi ntwari za Yesu zageze ubwo zemera gutabwa mu muriro, zemera kujugunyirwa intare, zikemera Kristo, zitaramwihakana. Nta mazu dusanga basabye. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kubona kubera ubuntu bw'Imana nabyo irabiduha. Ubu yadushyiriyemo poromosiyo, irakwemerera ugakizwa unakize, ugakizwa unakize.
gutunga ntabwo ari ikibazo, ariko mu by'ukuri twe kuvuga ngo mana ngo mfashe ngo nanjye ngo nce nkaho ngo Daniel yaciye, nkaho Stefano yaciye. No, ntabwo wahashobora wowe. Izi ni intwari dukwiye kwibuka, tukavuga ati tuzikuriye ingofero. Aba ni abagabo b'intwari bemeye kuba ibiharamagara, baharamagara yabo kugira ngo twebwe ubutumwa butugereho. Ntabwo ukwiye gufundura udushumi tw'inkweto zabo. Mu by'ukuri nta muntu ndabona wakoze nka Daniel mu Rwanda, sindamubona. Nta muntu ndabona wakoze nka Stefano, ba Perepeti, ba Barutoromayo, ntabo. Ni ukuvuga ngo ibintu tuvuga tuve mu kigare, dutekereze izi ntwari za Yesu, twe kwemera ikinyoma, twe kwemera ibintu by'ukuri ngo biza bitubemwo ikinyoma. Emera intege nke zawe, umanike amaboko imbere y'Imana, uyereke imbaraga zawe, nayo ikubwire ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Umuntu amanika amaboko ku kintu yagerageje igihe kinini, harageze koko urabona ko ntako abantu batagize ku buryo bamanika amaboko bakavuga bati ntako tutagize, kubera ko ntafite ikoranabuhanga ry'Imana rishobora kureba ababishoboye. Excuse me, excuse cyangwa se ndasaba imbabazi ku babishoboye baba bahari. Ariko nge aho nagejeje amaso ntawe nabonye, ni nayo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo iyi kontara twasinye yaratunaniye, dukwiye kuyisabira Imana imbabazi. Ubwo rero niba nta muntu nabonye, niba mu by'ukuri kugeza ubu nta muntu nabonye ushobora kuzira Imana, mbese reka nkwereke, wenda rimwe umuntu buriya wabimenya neza nko ku cyumweru uzindutse ugacunga amateraniro arimbanyije, washyizeho hariho umwigisha mwiza ushyushya abantu bameze neza, akaba bumvisha ubwiza bwa Yesu, ukabumvisha tuzajya mu ijuru kureba abariyo, noneho ukazana usiba intare, uzazane nk'ibibwa bitatu, bimwe bya bindi by'abakire byiza binini. Ukavuga uti ninde muntu wemera kuzira Kristo aha ngaha, ngo aze umuntu wemera kuzira Kristo turamushumuririza imbwa zimaze iminsi zitabona inyama zimurye, yemera uwo mwami we apfe kubw'umwami we. Sinzi niba hari uwaboneka, ariko icyo mpamya nuko amakote wabona arenga, benshi basohowe nuko ari ibibwa gusa atari intare. Intare ubwayo iratinyitse, ariko uzanye ibibwa bitatu binini ukavuga ati mwebwe muri kwemera Yesu, vayo hano. Wareba ukuntu abantu biruka, bakwiruka rwose, bavuga ati ibyo bintu by'imbwa ntibirimo, ibyo kuribwa n'imbwa kubera Yesu ntibirimo. Kandi ari imbwa gusa, ari imbwa, bakwiruka bakarenga iwabo. Ati rwose umuntu uri kwemera Yesu bari kumushakisha ngo imbwa zimurye. Noneho rero ibaze ko hari ababyemeye ari intare. Twe kubaha izi ntwari za Yesu, twe kubeshya ibintu tutakora. Nge nari ndi mu masengesho rimwe, ni ibyo byambayeho, turi ahantu hafi hariya rwose, wowe uranahazi. Icyo gihe gusenga ntabwo byari byemewe ko musakuza, sinzi ukuntu urusaku rwaducitse. Tugiye tubona abapolisi bazanye pandagare irimo abapolisi bagombaga kuza, niryo ryari itegeko, bakaza gutwara abateje urusaku. Abantu bakibona polisi, twari turi mu masengesho, nabonye amakoti ari kurenga, basimbuka bacaho mu miryango
basesera, twasigaye turi abantu bake cyane ku buryo afande yarinjiye asanga dusigaye turi bake, aduha nyine amabwiriza. N'abashimira icyo gihe nta n'uwo bafunze, barabahuguye gusa, babwira abayobozi barabihanangiriza, ntawe bahungabanyije, ariko kubera ko babonye ari afande winjiye gusa. Noneho yari afite akantu aha yarakomeye, barabati turapfuye, abantu barirutse mbyibonera n'amaso, dusigara turi twenyine, dusigara mu bantu twari tugeze nko kuri 200, twasigaye turi abantu batageze ku 100. Niyo mpamvu abantu bemeye ibintu bitari byo, bemera ikinyoma, bemera ibyo batazashobora. Niyo mpamvu uyu munsi narinje kukubwira ngo kura ikinyoma muri wowe kibamwo, wemeye ibintu by'ukuri ariko bikubera ikinyoma utashobora. Imana hati birebyeho ko muri kontara wasinye wavuze ko nta cyagutandukanya n'Imana. Ntabwo twigeze dusezerana ngo izabanza iduhe ibi kugira ngo tuyikurikire. Yego ibyo ngibyo kubiduha rwose yarabitwemereye, nibyo rwose kubw'impuhwe zayo irabiduha, ariko twe kuyibeshya dusa naho tuyituburira ko tuzayikunda kugeza mu rupfu. Ntabwo kugeza ubu nkibona abantu twambaye imbaraga ku buryo twageza mu rupfu tugapfira Kristo. Ntabwo nje gucira imanza abantu kubera ko wenda bambwira ati nge namupfira. Niba wamupfira, Imana niyo ikureba kandi niyo izaguhemba, ariko reba neza ko uticaye ku kinyoma, utarasabira imbabazi, uvuga ngo uri intwari ya Yesu, wakwirukanswa n'imbwa, abandi baremeye kuribwa n'intare. Gaburiyeli, wagarutse ku ntwari za Yesu. Akenshi icyo zazize kuvuga ukuri. Hari aho wigeze uvuga ngo rwose twe turanashima ko turi kuvuga ubutumwa, ntawe urimo uradukurikirana. Ese kuba mudakurikiranwa muvuga ubutumwa si impamvu yuko ntabwo mutari kuvuga ubutumwa bukora ku bakabaye babakurikira? Ese ni impamvu y'agakiza kenshi abakabaye babakurikirana bafite, cyangwa ahubwo mwebwe abitwa ko muvuga ubutumwa ntabwo mukora ahababaza ku bakabaye bakabakurikirana? Uko bisa kose ntabwo Bibiliya inyereka ubutumwa urwego bavugaga bwari buriho, ahubwo inyereka ko baziraga kuvuga Kristo gusa. Kandi mu Rwanda uvuze Kristo, cyangwa muri iki gihe kuvuga Kristo kuri umukristo ukavuga ko yazutse, nta wabigufungira. Uretse mu Rwanda, tuvuge ko no mu bindi bihugu se ariko bimeze? Kubera ntaragera mu bihugu byinshi, nta n'amateka naba mfite mu bihugu byaba birwanya iyobokamana, nzi ko biriho ariko ni gake, kubera ko hagiyeho itegeko nibuze rirengera ikiremwa muntu ryitwa uburenganzira bwa muntu. Muri ako kantu rero isi yashyizeho ko umuntu agomba ntabwo umuntu agomba kuzira imitekerereze ye iyo ari myiza, cyangwa ngo uzize umuntu Kristo. Nabo babikora nk'abihishe, cyangwa nko kwiba umuntu, ugasanga babaye nk'abamwibye, ariko ubundi ntabwo byemewe n'isi yose. Ntabwo ari itegeko ryemewe n'isi yose, mu gihe abo bandi isi yose yari yarabatanze, ntawe ubarengera, ntawe ubavugira, ntawe ushobora kuvuga ngo aba bantu barazira iki. Baravugaga ngo abo bantu ni ibivume, bakava hano bakajya mu kindi gihugu, bikageraho ati aba bantu ni ibigande. Ni ukuvuga ngo bangaga gukora ibizira, akavuga ati Imana yacu hari ibyo ibuza. Muri iki gihe umuntu urasanga adashobora kugenda ngo aziririze ibyo yamwaziririza. Ageze mu kazi aravuga ati aho guhomba akazi ngomba kubikora. Njyewe
rwose nagiye gukorera ahantu nyine kandi kugira ngo hakorere bimeze gutya, ariko wibutse ko hari abahungu bagiye bavuga ngo twebwe ntabwo dupfukamira ikigirwamana, bakavuga ati mwebwe ntabwo mupfukamira ikigirwamana. umwami w'ibihugu 127 Nebukadinezari yabwiye abasore ati murapfukama, ati wapi murapfukama, ntibishoboka. Ninde wabagiriye iyo nama? Twe twizera Imana iri mu ijuru, kandi Imana iri mu ijuru ntabwo twakora ikosa ryo kuyibangikanya, ntitwakora ikosa ryo kubararira igishushanyo wabaje kitagira ubwenge, kitavuga, kitatabara. Iyo Mana ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntabwo turi bupfukame. Ni ukuvuga ngo ibintu byari bibiri, bari bazi ko Imana ishobora kukwihorera ukayizira ugapfa burundu, bari banazi ko ishobora kugukiza ukaba muzima ukarokoka urwo rupfu. Ariko umuntu w'iki gihe ntabwo yemera ko ashobora kwanga gusambanira akazi ngo Imana imuremera, kandi ntabwo abishyikira. Benshi barahagera bagahita bagwa. Ntabwo ashobora, niba yarasezeranye ko buriya ari ibintu bizira kubera ko wabirahiriye. Niba nararahiye ko ntazanywa inzoga, abayinywa nta rubanza bafite, ariko uwabirahiriye afite urubanza. Narindi ko inzoga nta nubwo ishyigikiwe ubu ngubu, na leta iri kugenda isanga ibabwira ngo munyweresi, munywe gake, bizageraho ivuge ngo ntiyemewe. Gucuruza inzoga babishyirireho imisoro ikaze, cyangwa babone ko biri kwica abantu mu mutwe cyane, babe banabishyiriraho ingamba. Ni ukuvuga ngo rero niba abo bo nta n'ikibazo abayinywa bireba, nta kibazo, nta n'urubanza, ahubwo twebwe twarahiriye ngo njyewe sinzigera niyandurisha ibyo kunywa bisembuye. None ndabona ndi gutera imbere ngo nkumva isukari irambangamiye. Waretse niba warasinyiye gupfira Kristo, reka yiveho cyangwa uyinywe. Uvuga ati nsanga isukari basi kugeza mpfuye nta kundi. Ni ukubera ko ariko ahita ahindura ati nyamara bambwiye ko hari akarikeri kagize kagufasha, ati dore icyo kidakigize. Ibyo rero bigaragaza ko hari ikintu, hari imbaraga ziri kumanipira abantu kugeza ku rwego rw'uko usanga batakiye kesa imihigo nk'uko bayiyemeje. Gaburiyeri, utubwiye byinshi ku kintu kigendanye n'uko abantu baba barabeshye Imana ku kigendanye n'indahiro y'ibyo bayemereye bagomba kumvira. None wowe ukagira ati hari hageze ngo abantu bamanike amaboko bavuge ko ibyo bemeye byabananiye, niba Imana ibahindurira ikabahindurira. Mu gitabo cy'umubwiriza hariya mu gice cy'8 hari ijambo rivuga ngo nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana. None urababwira ngo bamanike amaboko be kongera babivemo. None ari ukubigumamo bagakomeza bagahatiriza, ari no kumanika amaboko bakavuga bati ibi biratunaniye Imana agira uko tugenza. Wumva iki gifite umumaro ari ikihe? Igifite umumaro si ukubivamo, kandi n'igifite umumaro si uguhatiriza ngo ubigume mutabishoboye. Ahubwo igifite umumaro ni ukwemera intege nke zawe, ukanasesengura neza, ugasesengurira Imana, ukayishyirira ukuri kwawe ahagaragara utaguye. Ntabwo nje kubwira abantu ngo nibagwe ngo babivemo, bibemwe ariko uzi ibyo ukora. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo mpisemwo guhora nkizwa, nuko yasanze gukizwa burundu byaramunaniye, ngo nkaterwa mu gakiza ke. Hari n'undi uvuga ngo hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, ngo mpanagurwe hose, ngo ngerageze uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, ariko njya mbyibonamwo. Ntabwo avuze rero ngo mbabarira njye mbikora, ahubwo ngo jya umboneza. Iyo ndahiro numara kubona ibintu, shyira ku rutonde ibintu warahiriye mwene data, ushyire ku rutonde ibintu warahiriye utakoze nk'uko bikwiriye. Ubundi rero ubwira Imana, ubisabire imbabazi, Imana ikubabarire.
nanjye kandi hari ibyo nasabiye Imana imbabazi, n'ubu ngisabira Imana imbabazi mvuga nti Imana mbabarira, aha nabaye ikigwari, ntabwo nigeze nemera indahiro ngendera mu ndahiro narahiye, kuko nasanze hari aho ngera nkitotomba, hari aho ngera bikancanga, ugasanga ntabwo ntumbiriye ubugingo, ahubwo ndi kwita ku mubiri. Kandi za ntwari twakurikiye twaje tuvuga ngo tuje kuba nk'intwari nkazo, zo ntabwo zigeze zinahembwa amazu, ntizigeze zinahembwa viza, nta bintu by'agaciro. Uzi ko abantu basigaye bagushwa n'umubiri wabo, umubiri wabo ukabagusha, agatangira gusenga ari akana keza, afite umubiri mwiza, utubiri twombi tunoze, inzobe nziza iri natirere. Reka rero Imana imuzamure, reka atangire gukebuka amafaranga, ibitangaza Imana imaze kubikora, atangire kubona yasura ngo ntijyanye nawe, ngo ntabwo ijyanye nawe, atangire kwiyitaho. Bamwe numvishe ngo uzi ko ngo ntari nzi ko ndi icyuki, atangire kubona ari icyuki, mbese yirabe, atangire kwireba, yikebuke, atangire kwiyibuka, atangire kwiyibuka, yibagirwa iki? Imana. Iyo wiyibutse wibagirwa Imana, ariko iyo ushyize Imana imbere, Imana yo niyo ikwibuka. Haranira rero ko Imana ikwibuka kurusha kwiyibuka. Abantu batangira, igihugu cyageze ku rwego rw'uko gica amavuta ya mukorogo. Igihugu bwacyo si itorero, ntabwo ari idini, igihugu bwacyo cyararebye kiravuga ati abaturage, iki gihugu cy'u Rwanda bagiye kwangirika kubera amavuta ya mukorogo. Ariko ni bande bayisiga? Ni ba bandi baririmbye ngo Mana udufashe ngo duce narwe nkaho baciye, bisize za mukorogo se, bihinduye isura. Umuntu yaje afite natirere, ubu arashaka kudefiriza, ubu arashaka gusuka. Abasuka simba ateye amabuye kuko biremewe, kuko ari byo barahiye. Wagombaga kujya kurahirira indahiro y'abasuka nabo badefiriza. Wari ufite uburyo, n'ubu uracyabufite. Va mu bintu byo kuruhanya n'abayobozi n'amatorero, ngo kuki batubuza ngo gushyiramo gake, ngo kuki batubuza ngo kudefiriza. None se ko warahiye kandi ariko imyizerere imeze, ubaye iki? Nyurwa n'iyo natirere. Ubu umukristo, kera wabonaga umukristo ugahita uvuga ati uriya ni umurokore, uriya ni umupantekote, hakenyeye igitenge, ijipo se ndende, yambaye ibimukwiriye. Ariko ubu abantu baragenda bakagura umwenda w'ukuboko kumwe kandi bafite abiri. Abantu bamaze gucanganyukirwa. Nimugaruke mumenye ko intwari za Yesu ibyo bintu biri kuducanganyukisha, bo nta byabacanganyukishaga. Ikintu bari bafite ku mutima ni ukwamamaza ubutumwa. Ikindi, izi ntwari za Yesu ko umushinga zari zifite ari uwo kwamamaza Kristo, ese wowe umwamamaza he? Impamvu ndi gushyiramo imbaraga muri iki gihe, ndagira ngo ntange umusanzu wanjye, kuko hari igihe ejo nzapfa. Kandi nawe nakubwira ngo niba ubona uriho none, umunsi uzapfa n'ejo. Hari igihe rero bizaba impamo, nushaka ubikore none. Ejo ubaye uhora uvuga, nubona waramutse ujye uteganya ko ejo uzapfa. Kora nk'uzapfa ejo, niho urashyira mu bikorwa ibya none. Kuko iyo umubyeyi azi ko agiye gupfa, aragabana kare agakemura ibibazo. Nawe niwumva ko ejo uzapfa, rwose uzamenya ko upfuye ejo. Niba ndiho none nkaba nzapfa ejo, ngomba uyu munsi gutunganya ibintu neza, nkazasanga Imana nera. Imana nitubabarire rero. Amen. Imana nibabarira abantu barahiye indahiro, mwene data warahiye indahiro, Imana nikubabarire. Ntabwo wabigezeho, ntabwo wabyubahirije, uracumuzwa n'uko ururukara. Mbere utaragira amafaranga ntiwabirebagaho. Kwiyitaho ni ngombwa, gukaraba no kwisiga ni ngombwa, ariko hari amavuta dukwiriye, hari ibyo dukaraba, hari ibyo twisiga, hari n'ibyo twambara bijyanye n'intwari za Yesu.
Imana rero niba ashishe buri wese gufata umwanzuro. Nababwiye ko uyu mwaka wa 2024 ari uwo gufata ingamba tugakorera Imana tuzi aho iri, tuzi aho iba, tuzi aho tujya, kandi tukabana kugira ngo tugirirane umumaro. Nababwiye ko ibisubizo byacu biri mu bandi, ibisubizo bya mwene data biri muri mwene data n'ubundi. Turagushimiye cyane Gaburiyeli, intumwa y'Imana, ku mpanuro utanze ndetse no kongera kwibutsa abantu ko bagomba kwibuka ibyo barahiriye Imana bakabigenderamo, kandi n'uyu munsi ntarirarenga abantu benshi barakinjira muri Kristo Yesu. Umuntu wese uza gukizwa ajya yemera ibintu azi ko azabishobora. Yesu yigeze agirana ikiganiro n'umuhungu umwe wifuzaga ko yamukurikira. Yesu amubaza niba yarubahirije amategeko. Umuhungu ati narayubahirije. Yesu amubwira undi mukoro umwe, aramubwira ati noneho rero genda ufate ibyo itunze ubigurishe ubihe abakene, nurangiza uzunkurikire. Umuhungu mu kinyabupfura cyiza rwose arakora imibare, aravuga ati hoya, ibi bintu ntabwo nabishobora, ati singiye kwishora mu bintu ntazabasha. Uwo rero aruta benshi bemeye kuzabitanga ariko batabitanze. Uretse niyo ndirimbo ya 200 waturirimbiye, hari n'indi 115 ibamwe igitero kivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi, ariko bikarangira mu by'ukuri umuntu adashobora no gutanga 1000 kandi avuga ngo ibyo atunze nawe ubwe ni iby'uwo mucunguzi. Reka tugusaba utange nimero yawe, noneho tugane ku musozo w'ikiganiro. Bene data rero, umwumvishe ko hari ibintu twarahiriye bitari byo, nibyo turirimba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye. Uretse nawe ubwawe, reba umutungo ufite abantu, ntujya utanga n'ituro ry'inote, uretse no kuba nawe uri uwo mucunguzi. Igituma rero ntanga nimero yanjye ni ukuba wakumva ndacyakeneye byinshi, nanjye nkeneye abampugura, nkeneye impuguro, nkeneye abamfasha, nkeneye abanyebura, nkeneye abambwira ati hano ngaha byagenda gutya, nkeneye abandera, nje kugira ngo dufatanye. Niyo mpamvu ntanga nimero, kandi rwose n'ikindi Imana yaguhishurira kuri iyo nimero wagikora. Nimero yanjye rero ni 0783 3 4 4 7 3 8 3 0783 3 4 4 7 3 8 3. Ndabakunda cyane Yesu, kandi Imana ibishimire. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi nza kugira ngo duhugurane. Hari amakuru, hari message Imana yampaye. Nababwiye ko ndi intumwa y'Imana, nta kibi nzabazanira, ahubwo aho muzabona bidashoboka muzampugure. Murakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Abakunzi bacu tubana umunsi ku munsi turabashimiye. Imana nibaha umugisha. Nimujye muri comment mwandike ibyifuzo byanyu, kandi mukoreshe yamusangiza abandi zinyigisho, mukore subscribe ntacyo bitwaye, mukore like, mutwereke ko tubana umunsi ku munsi. Turabashimiye, duhari ku bwanyu, kandi intego yacu niyo kubungura kandi natwe twiyungura. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Shalom. Turabakunda.